Si amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njye nitwa David, ninjye mugiye kubana muri urugero nakore mu gihugu cya Uganda aho naje ku musozi wo ku musaraba. Ariko nanone ntago turi twenyine, turi kumwe na ndi Umukristo TV. Niyo turi kumwe uyu munsi twagendanye nayo. Hanyuma rero nabatindeye cyane, reka nakira abantu turi kumwe. Pasa ndakwakiriye. Urakoze cyane kunyakira. Umeze ute? Meze neza ndashima Kristo. Ngabana ni mu kirere cyiza cyo ku musaraba. Kandi ibyikora biraremereye, ibyikora birarengutse, ibyikora birasumba imitekerereze, ibipimo by'ibiremwa muntu. Imana ibasha gukora ibirenze ibyo wifuza, n'ibyo wasengeye ibasha gukora ibibirenze. Haleluya! Wasaba ibito ikaguha ibinini, wasaba ibigufi ikaguha ibirebire, wasaba ibinanutse ikaguha ibibyibushye. Imana ibasha gukora. Ababyumvishe muvuye ngo amen. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana igiye kuzura ibyawe byari byarapfuye. Umaze iminsi ari ibyo ureba ukabona bisa n'ibyapfuye. Umaze iminsi ureba ukabona ibyawe hari imbaraga mbi zabyishe. Ariko nguzana ijambo rivuga ngo Imana ije kuzura ibyawe byari byarapfuye kugira ngo uyu musozi rero cyo navuga ngo umushumba sadepayo nayo n'umwuka wera kuhaza shingira ku ijambo ry'Imana nakari twabikomeje mu ijambo ry'Imana. Mwami twa Salomo yashatse gusenga, bamushakira Gibeyoni. Yego. Yashatse akanunga ko gushima Imana, bamushakiye Gibeyoni. Hari za Kizabunwa n'ahandi dusanga mu ijambo ry'Imana, hari za Elayono, hari za Shiro. Aho hose ni misozi yasengerwagaho. Njyewe rero iyo naje ku uyu musozi mbashingiye ku ijambo ry'Imana, suko mu rusengero ndahasengera, suko ndosengera n'ahandi, huko nuko kano kanunga kano ibugande muri Gisoro. Imana bayagahaye umugisha, nanye ngaza kubashakira amavuta. Imana yacu igahabwa icyubahiro. Waturutse he? Irubavu Igisenyi. Igisenyi byo ku musozi cyane rwose. Yagutwete kingana iki? Ni menshi, n'amafaranga menshi cyane. Iki mukecu? Simwe abantu badukurikiye, ni cyo kintu wabashishikariza kuri uyu musozi cyangwa se wabakundisha kuri uyu musozi? Uyu musozi nawuboneyeho byinshi, nabonye Imana indengera. Umusozi nawubonyeho ibintu byinshi bitandukanye. Ni umusozi w'Imana, urahagera ibyari byaranze bigasobanuka bikemera. Kubera ko iyo uhageze uboshwe urahabohokera. Wahagera ufite inzara igashira, wahagera wambaye ubusa ukambara, wahagera urushe ukaruhuka. Karibu rwose uzuhanure
uko wategetswe, kandi turagusengera mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Yesu niyamamare, niyamamare, niyamamare. Yesu wacu niyamamare, niyamamare. Haleluya, niyamamare, niyamamare. Aiwego niyamamare, niyamamare. Yesu wacu niyamamare, niyamamare. Haleluya, niyamamare, niyamamare. Haleluya, haleluya. Ku bantu bangurikiye, nanjye nitwa Imanirakiza Jean Dodier. Imana ihabwa icyubahiro. Na kumrimwe mwari mutanzi nuko nitwa Imanirakiza Jean Dodier. Imana duhana umugisha. Haleluya. Rero mushiki wacu atubwiye ijambo numva ndafashijwe, kandi Imana imuhereza umugisha. Aratubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye, n'ubundi Imana iracyakomeje kuturokora. Imana ishimwe. Nanjye rero muri iri jambo nzanye uyu mwanya, ni ijambo rivuga ngo Imana igiye kongera kuzura ibyawe byari byarapfuye. Ababyumvise muvuye ngo amen. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana igiye kuzura ibyawe byari byarapfuye. Umaze iminsi hari ibyo ureba ukabona bisa n'ibyapfuye. Umaze iminsi ureba ukabona ibyawe hari imbaraga mbi zabyishe, ariko nguzana ijambo rivuga ngo Imana ije kuzura ibyawe byari byarapfuye kugira ngo wongere ubeho. Tuvuge ngo amen. Tudatinze reka dusome. Imana ishimwe. Ni ijambo riboneka muri Ezekiyeli ibice 37. Tugiye gusoma umurongo wa 5 n'uwa 6 gusa. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo Imana ije kuzura ibyawe byari byarapfuye mukobwa. Imana ije kuzura ibyawe byari byarapfuye mubyeyi. Imana ije kuzura ibyawe byari byarapfuye mugabo. Imana ije kuzura ibyawe mu kazi kawe. Imana ije kuzura ibyawe abana bari barwaye ngo bakire. Imana ije kuzura ibyawe ngo wongere ucuruze wunguke. Imana ije kuzura ibyawe ngo ubone agaciro mu muryango wawe. Imana ije kuzura ibyawe aho wabonaga ari amarira yaveho nawe useke mu izina rya Yesu. Ongera ubwire mugenzi ngo Imana izuye ibyawe. Reka dusome Ezekiyeli ibice 37 umurongo wa 5 n'uwa 6. Umutwe w'amagambo aratubwira ngo iyerekwa ry'amagufa yumye. 5 aratubwiye ngo uku niko umwami witeka abwira aya magufa ngo dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, ngiye kubateraho imitsi, mbarwizeho inyama, kandi mbagwize uruhu, mbashyiremo umwuka, mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka Imana ishimwe. Haleluya. Igihe kirageze mu kazi kawe bikamenyekana ko wasenze. Igihe kirageze mu buzima bwawe bwose wabagamo bikamenyekana ko wasenze, kuko iri jambo ni Imana ivuganye nawe ngo ije kongera kuzura ibyawe byari byarapfuye. Rero muri iri ijambo gihe tubwiye ngo iyerekwa ry'amagufa yumye. Rero hari ibintu byawe nawe wabonaga ko bimaze kuma. Hari ibintu byabonaga ko bimaze kurambirana. Ibyo nibyo byarumye. Ukadepoza mu kazi ugashaka akazi bikanga, byarumye. Ugashakisha ugacuruza ugahomba, byarumye. Ugashakisha mukobwa ugateretwa ubukwe ndi bube bikanga, byarumye. Etaya mandosire kere. Ibyo byumye nibyo Imana igiye gukora. Ijambo ryatubwiye ngo ibyawe byapfuye Imana igiye kubizura mu izina rya Yesu. Imana ibizure mukobwa ukora ubukwe. Imana ibizure musore ubone nawe uburyo ubaka urugo, ubone n'akazi. Imana ibizure wa mugabo mu kazi kawe. Imana ibizure muri business zawe. Imana ibizure wongera ubone ubuzima mu izina rya Yesu. Ijambo rirakubwiye ngo ibyawe byapfuye muri iri jambo Imana irabizuye mu izina
rya Yesu. Enitaya mando asirekere tokera sika. Ndabona hari abandi bantu bangurikiranye namwe Imana ibyanyira bizuye. Pele wa enitaya mando asirekere tokera sika. Ijambo ryatubwenga Imana ngiye gushiraho umwuka ngo kugira ngo aya magufa yumye ya Imana yagwize imitsi yongere yagire gute yabeho. Aya na magufa yararaho yarumye ariko ngo ndamitsi ariyo ndabintu by'inyama byari bihari ariko Imana ivugana n'umuntu wapfuye akongera kabaho. Uyu ni umuntu umuhanuzi w'Imana wahanuriye amagufa yari yarapfuye ibyabo byari byaribagiranye ariko aravuga ngo Imana iramukoresha irongera ngo yemwe mwa magufa yumye mwe Imana ibateye inyama n'imitsi kugira ngo mwongere mubeho. Witegerezaga mu kazi kawe ukabona ibintu byarapfuye, witegerezaga mu buzima bw'abana bawe ukabona bafite ibimenyetso by'indwara zikomeye, Imana iravuze ngo naho igiye kuzura. Imana izura abana bawe bige batsinde, Imana izizure yongere gahagurutse nawe etaya mando asirekere Imana yubaka ubuzima bwawe. Aya magufa yari yarumye Imana yongera yateraho imitsi yarongera yabaho yongera yitwa abantu. Nawe haraho ugiye kongera kubona agaciro kubwira ijambo. Nawe Imana ikubakira uwo kubwira ijambo. Nawe Imana ikuremeye akazi mubwira ijambo. Nawe Imana ikurindiye aho buri hose muri iri jambo. Jambo ryavuze ngo yemwe mwa magufa yumye mwe ati Imana bateye imitsi kugira ngo mwongere mubeho. Aho wabanaga ubuzima bwanze Imana yavuze ngo wongere ubeho. Aho wari warabuze icyerekezo Imana yavuze ngo wongere ubeho. Wongere ubwira mugenzi wawe Imana yavuze ngo wongere ubeho. Imana irabivuze. Twaje kuri musozi wongere ubeho. Nawe ungurikiranye kuri kamera Imana yavuze ngo wongere ubeho. Imana nawe izuye ibyawe byari byarapfuye. Imana yongeye kukuvuganira aho utuye. Imana yongeye kuvuganira ngo urugo Imana igubake. Imana yongeye kugarura ibyawe byari byarapfuye. Birashoboka ko wari urukurizwa n'urushako rwawe. Imana iravuze ngo wongere ubeho, Imana ikubakiye urugo. Imana iravuze ngo etaya mando asirekere yongeye kuguha ubuzima. Etaya mando asirekere tokera sika. Ni Imana ivugana natwe muri iri jambo ngo ongera ubeho. Pele wa enitaya mando asirekere tokera sika. Ndabona hari abantu Imana yongeye guhereza ubuzima bitandukanye uko bari babizi. Pele wa etaya Imana yubatse ubuzima bwanyu. Enitaya mando asirekere tokera sika. Iravuze ngo kubyifuzo byawe wari ufite Imana yavuze ngo ongera ubeho nawe hari Imana ibikozeho. Pele wa Imana iguhinduriye amateka. Enitaya mando Imana irongera kuvuganiye. Ndabona hari abandi Imana iburaniye imanza. Ndabona hari abandi Imana yishuriye amadeni. Enitaya mando ngibyanyu Imana irabikoze. Pele wa etaya turi kuri uyu musozi Imana iravuze ngo nawe udukurikiranye uzadukurikirana kuri kamera. Nawe Imana iravuze ngo wongere ubeho nawe turi kuri uyu musozi. Imana iravuze ngo ibyawe hari ikibikozeho. Aho wabonaga inzira zanze hari ukundi Imana ibigenje neza. Aho wabonaga ubuzima bwanze Imana iravuze nawe wongere ubeho muri iri jambo. Tuvuge ngo amena. Tuvuge ngo amena. Tuvuge ngo amena. Imana iravuze ngo itabaye abantu muri kunyumva mwese. Imana iravuze ngo ibyanyira bikose. Imana iravuze ngo ibubaki ubundi buzima. Aho wari warabuze etaya mando asirekere tokera sika inzira z'ubutabazi Imana irangiye ngiciye akayira k'ubutabazi ku buzima bwanyu. Pele wa etaya mando asirekere tokera sika. Ndabona hari abandi bandi Imana ikijije ingwara bari kunyumva. Ndabona wowe ungurikiranye Imana iravuze ngo ikijije ubugwayi bwawe. Turi kuri uyu musozi etaya mando asirekere kuri uyu musozi wo kumusaraba niho turi. Imana iravuze ngo mwebwe mwari murushye ati mu musangara baruhuye mu izina rya Yesu. Imana niko ivuganye n'abantu bangurikiranye. Imana yongeye kumva ibyifuzo byanyu. Imana yongeye kugira ikibikoraho. Umaze iminsi ureba ugashaka inzira z'ujya uzatabaguka ukabibura ariko ijambo ratubwiye ngo ongera ubeho. Ongera ubeho. Aho wanaga kugiye gusandagura sarongera ubeho. Aho wanaga kubuzima bwanze niho bugiye kukunda. Aho wabonaga kidambara n'ibibazo bihari ni Imana igiye kugutabara. Imana iravuze ngo ngera ubeho. Ngo yemwe mwa magufa yumye mwe ngo mwongere mubeho. Ibyo wabonaga byanze, ibyo wabonaga nawe ndabuzima Imana iravuze ngo yongeye kukubwira ngo baho ndiwongere kugira ubwoba. Baho wongurikiranye
Imana ibyo irabikoze, igwanya urugamba rwawe. Imana ikuvuganiye ahuri, izo manzi Imana iraziburanye, ayo madeni Imana irishuye, ubwo buzima bonaga ari ukundo budafite icyerekezo, Imana yavuze ngo ibuhaye icyerekezo. Mu kazi ka Imana irakugwaniriye, ikurindiye muri aka kazi. Izo ngwara zose wabonaga Imana yazigukishije, akira gukira wongurikiranye, akira ubuzima, akira imibereho. Imana eta ya mando asirekere tokera sika irababwiye ngo mwese mwari mungurikiranye, ngo Imana yavuze ngo muri iri jambo ibaremeye ubuzima, kandi ngo mwakira umugisha kuko Imana ibarinze. Amena, amena, amena. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibane natwe. Amen. Urakoze cyane mukozi Imana, Imana iguha umugisha. Mana ndagushimiye kubw'umugaragu wawe, bana nawe murinde, akomeze kumugirira neza n'imbabazi zawe komeze kumwomaho, kandi bene data bamaze kutwumva mu ijambo rya nawe ukomeze ubagirire neza kuko uri Uwiteka. Ngadufashe byose dushoboze muri byose kuko uri Imana nyembaraga, nudufashe kubw'urukundo n'imbabazi zawe, niko dushima Imana mu izina rya Yesu. Amen, amen. Haraje abigenze neza, haraje abigenze neza. Twakire mwene data nanone nawe akomeze n'ijambo ry'Imana muri ya minota yacu turi gukoreramo. Ariko tugira abantu mu duteze amatwi, hano hari umuyaga mwinshi, nuko ari ku musozi, ariko niyo mpamvu, kandi akayaga ni keza. Burya akayaga gafite igisobanuro gikomeye cyane, nshingiye kuri Eliya ngo haje akayaga gato cyane kaza kaje kumutwara Eliya yigera mu ijuru. Tuvugane ngo amen. Karibu mwene data Pastor Modeste, karibu rwose. Mashyi tuyahereza Imana, mashyi ku Mana, mashyi ku Mana. Haleluya. Reka twongere Imana amashyi mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana ibaho umugisha, kandi dushimye Imana iduhurije kuri uyu musozi, musozi w'amasengesho, gihugu cya Uganda, musozi witwa bahita ku musaraba. Imana ibaho umugisha. Tugiye rero gukora umurimo nk'uko ibyanditswe byera bibitubwira. Muri Matayo 16:15 haranditse ngo arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Haleluya. Icyo ngiye gukora nicyo, kuko ni inshingano z'umukristo. Mujye mu mahanga yose, haleluya, no mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Imana ibaho umugisha. Reka rero tudafashe umwanya tujye mu byanditswe byera mu gitabo cya Efeso, ibice byaho 3, umurongo waho wa 20. Ibice 3 umurongo wa 20 kuri Bibiliya yera n'urupapuro rw'196, isezerano rishya. Kuba dukurikira abari hafi na kure, ni Pastor Modeste Nsengiyumva. Imana ibaho umugisha. Amen, amen. Twaje gusenga kandi twizera Imana. Reka rero dusome ibyanditswe byera. Haranditswe ngo nuko ibasha gukora. Subiriramo. Ukibasha gukora. Yego. Ibiruta cyane ibyo dusaba. Subiramo. Ibiruta cyane ibyo dusaba. Yego. Ndetse n'ibyo twibwira byose. Nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku bushobozi bw'Imana. Haleluya. Ijambo uyu munsi ni ubushobozi bw'Imana. Twumvise yuko ibyanditswe byera biraduha umukoro, biraduha ubutumwa bwo kugenda tukigisha ibihugu n'amahanga yose, tukabikora mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Haleluya. Ijambo ryaje cyangwa Imana yashyize ku mutima ni ijambo riri mu Efeso, ibice byaho 3 umurongo wa 20. Haleluya. Ngo nuko ibasha gukora, Imana ibasha gukora ibirenze kandi cyane ibyo twe twibwira, n'ibyo dutekereza, n'ibyo dusaba byose, nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Vugira ngo amen. Ariko haleluya. Imana yacu ibasha gukora, kandi ibyo ikora
biraremereye, ibyo ukora birarengutse, ibyo ukora birasumba imitekerereze, ibipimo by'ibiremwa muntu. Imana ibasha gukora ibirenze ibyo wifuza, n'ibyo wasengeye ibasha gukora ibibirenze. Haleluya. Wasaba ibito ikaguha ibinini, wasaba ibigufi ikaguha ibirebire, wasaba ibinanutse ikaguha ibibyibushye. Imana ibasha gukora ibirenze cyane ibyo twe dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kubw'imbaraga zayo nyinshi zidukoreramo. Haleluya. Hari imbaraga y'Imana idukoreramo bene data. Wowe mu Kristo hari imbaraga y'Imana igukoreramo, hari imbaraga y'Imana ikora mu kwizera, hari imbaraga y'Imana ikora mu byiyumviro, hari imbaraga y'Imana ikora mu mpano yawe, hari imbaraga y'Imana ikora mu buzima bwawe, hari imbaraga y'Imana ibasha gukora ibirenze cyane ibyo uyisaba ndetse n'ibyo wibwira byose. Vuga ngo amen. Ariko haleluya, haleluya. Burya buri gihe n'igihe cyacyo. Amen. Jambo ryaramwe ngo buri gihe n'igihe cyacyo. Ushobora kuba uri mu butayu cyangwa ugakora ibipimo by'ubwe kubyizeye. Niba wizeye yuko usaba Imana akazi, Imana yakugira umukoresha. Niba wizeye yuko usaba Imana ibyo kurya, Imana yaguha kugaburira n'abandi. Niba wizeye yuko Imana yaguhereza wenda amafaranga y'ikode, yaguha no kuba upangisha abandi. Niba wizeye yuko wenda Imana, haleluya, iraguha ubuzima, yaguha ubuzima ukazasaza utanarwaye. Imana ibasha gukora ibirenze cyane ibyo tuyisaba ndetse n'ibyo twibwira, kandi byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Mana ndagushimiye kufashijwe n'iri jambo wese aho yaba ari hose, yari afite icyo gusaba, yari afite icyo yiringiye, yari afite aho yerekeje amaso, ariko hamwe n'ijambo duhishuriwe neza yuko ubasha gukora ibirenze cyane kandi bigari cyane cyane rwose, biruta ibyo yibwira n'ibyo yizera ndetse n'ibyo agusaba. Reka rero ubikoreremo, umuhe ibibyibushe, umuhe ibikomeye, umugiye neza cyane, byose byubahishe izina ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi kwa Yesu, amashyi kwa Yesu. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Imana muyice, Imana muyice.